turabashuhuje bakunzi bacu mudukurikiye kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyo kwiga kumenya no gukora umuziki. Ngewe ubasuhuza nitwa Weraris Bahati, umwarimu w'umuziki, indirimbo no kuririmba, nkaba umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo. Twari tumaze kuvuga indanganota mu buryo burindwi ziri mu bwoko butatu, kandi twabonye indanganota nk'ijambo ryunze rifite indanga biva ku nshinga kuranga na nota biturutse ku izina inota. Reka rero tunyarukira ku inota nyamuziki. Inota nyamuziki ni ikimenyetso gishyirwa cyangwa cyandikwa muri muhundwanota, kikandikwa ku mirongo cyangwa mu mirongo, ndetse kikanandikwa mu mpuzamirongo. Twumvikanye ko twabonye ko impuzamirongo ari umwanya uhuza imirongo ibiri ya muhundwanota ikurikirana. Inota nyamuziki rero tugiye kuriganiraho mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni uko ryanditse. Icyiciro cya kabiri ni aho ryanditse. Uko ryanditse bisobanura ngo ishusho ryaryo, uko rishushanyije, kuko turashushanya cyane kuko turyandika. Uko rishushanyije bisobanura ubutinde bw'ijwi ririkomokamo. Aha muhite munyumva neza. Twandika inota, tugasoma inota, ariko mu gusoma inota tugatanga ijwi. Nuko ijwi ni umusaruro w'inota. Ntabwo twandika amajwi, ntabwo dusoma amajwi. Twandika amanota cyangwa handikwa amanota, hagasomwa amanota, ariko umusaruro uturuka mu byo dusoma ni amajwi cyangwa ijwi. Inota rero uko ryanditse bisobanura ubutinde bw'ijwi ririkomokamo. Ubutinde ni ukuvuga iki? Iryo jwi ryamara amasegonda ngahe, ryamara iminota ingahe, ryamara amasaha cyangwa iminsi ingahe simbizi, byatewe. Dushingiye ku buryo dushushanya amanota, dushingiye ku buryo amanota yandikwa, tugira amashusho arindwi. Muraza gusanga umubare karindwi ugarukamo cyane mu mutima tuvuga. Tugira amashusho arindwi, birumvikana, afite amazina arindwi ajyanye n'ayo mashusho. Ishusho rya mbere ryanditse mu buryo bw'igi riberamye. Ntabwo ari zeru rwose, muze kundeba neza. Ntabwo ari zeru, ni ishusho ry'igi. Iri shusho mu Kinyarwanda ryitwa ruziga. Mu gupima ubutinde bw'ijwi rikomokamo, iri shusho rigira uburebure bureshya n'ibihe bine. Hirya gato tuzabona icyo ari cyo igihe mu muziki, kugira ngo tubashe kumva neza icyo ari cyo ibihe bine uyu mwanya. Aha icyo dusabwa ni ukumenya iri shusho rinini rikunze gukoreshwa, ari naryo ishusho ritanga ubutinde butubutse, ubutinde bugari kuruta ubw'amashusho y'amanota tugiye kubona dukurikije uko tuyakurikiranye. Ishusho rya kabiri ntararyandika, ndagira ngo mbabwire ko iyo uvuye ku ishusho ry'inota rinini rikoreshwa cyane kuruta ayandi, ugana ku ishusho ry'inota rito, nimvuga rinini cyangwa rito, muhite mujya mu butinde bw'ijwi riza kuvamo. Iyo uvuye ku ishusho ry'inota rinini rikoreshwa cyane kuruta ayandi, ugana ku ishusho ry'inota rito rikoreshwa cyane kuruta ayandi, kuko hari ari hirya y'ibyo ngibyo, buri nota rishushanywa riturutse muri ryaribanjirije. Ntimubyumve gusa, munabikurikire. Ishusho rya mbere twabonye ryitwa ruziga. Ishusho rya kabiri rigomba kwandikwa duhereye muri ruziga, kuko twumvikanye ko ishusho ryose ry'inota uva kuri nini
ugana ku rito rikomoka mu ryaribanjirije. Ryo ryitwa ruziga nkoni, akaba ari ruziga ariko ifite umurongo uhagaritse ku ruhande rw'iburyo. Iri shusho ryandikwa ku buryo bubiri bidahinduye izina ryaryo, bitanahinduye ubutinde. Ubutinde mu muziki tubwita agaciro k'inota. Gishobora no kwandikwa ritya, noneho ka karongo kagacurama ku ruhande rw'ibumoso. Iri shusho niryo ryiri byitwa kimwe, bikagira n'ubutinde bureshya, ariko byanditse ku buryo butandukanye. Nidutangira icyiciro cyo kwandika amanota muri muhundwanota, tuzabona impamvu inota rimwe ryandikwa rihagaritse, irindi rikandikwa ricuramye. Iri rero ryitwa ruziga nkoni. Ntabwo ari amagambo abiri n'ijambo, nuko ni izina. Ni ruziga nkoni, ntabwo ari ruziga nkoni, ni ruziga nkoni kuko ni izina, ntabwo ari amagambo abiri. Iri ryo rero rifite ibihe bibiri. Ngira ngo urahita ubona neza ko ugiye guteranya ruziga nkoni ebyiri wahita ugira ruziga imwe. Turaza kubona interuro idusobanurira neza ukuntu ayo manota agenda rutanwaho kimwe cya kabiri uva kuri nini ujya kuri to, n'ukuntu agenda rutanwaho kimwe cya kabiri uva kuri to ujya kuri nini. Buri shusho ry'inota rikomoka mu ryaribanjirije. Bivuze ko kugira ngo ngere ku ishusho rya gatatu ngiye kubanza irya kabiri. Ndabanza nandika ishusho ry'inota rya kabiri, mwaburiya buryo bubiri naryanditse hariya. Nindangiza mpinduraho akantu gato cyane kugira ngo ishusho rya gatatu rikomoke mu rya kabiri, nuko ndi busiribangemo aha hantu hagahita hahinduka harya rwose, ryavuye mu rya kabiri. Iri ryo ryitwa gahiri, rikaba naryo ringana na kimwe cya kabiri mu butinde cy'inota ryaribanjirije. Ni ukuvuga ko ryo rizaba rifite ubutinde bungana n'igihe kimwe. Tugiye kugira mu mibare kugira abanyamibare mwigire hino. Ishusho rya kane rikomoka mu rya gatatu. Ndabanza nandika ishusho rya gatatu uko naryanditse hariya, cyangwa se ryandike gutya uko ryanditse hariya. Noneho ngiye kongeraho akantu gato rwose bita agashami. Cyo murabireba, nabanje kugira ishusho rya kabiri ariko ryongera kandi kantu. Aka gashami rero y'inota ricuramye ntabwo kaza ku ruhande hano inyuma, ahubwo n'ubundi kajya ahagana imbere hano. Murabireba, iri ngiri ryitwa shami. Naryo rigomba kugira ubutinde bungana na kimwe cya kabiri cy'ubutinde bw'inota ryaribanjirije. Ni ukuvuga ko iri rizaba ringana mu butinde na kimwe cya kabiri cy'igihe kimwe. Abanyamibare muze kudufasha kuko hari abari buze kumbaza ngo kimwe cya kabiri cya kimwe cya kabiri bingana n'iki. Ishusho rya gatanu rikomoka mu rya kane. Nuko ndabaza nkandika ishusho rya kane uku nguku naryanditse hano na kano gashami, cyangwa se nkaryandika ndicuritse. Noneho ndongeramo agashami ka kabiri, na hano nongeremo agashami ka kabiri. Iri ryitwa shami nyabubiri. Ni izina mbibutse ko atari ijambo ry'inyunge, ni izina. Shami nyabubiri. Niba rero shami ifite ubutinde bungana na kimwe cya kabiri cy'igihe, ni ukuvuga ko shami nyabubiri izaba ifite ubutinde bungana na kimwe cya kabiri cya kimwe cya kabiri. Ubwo kimwe cya kabiri cya kimwe cya kabiri kingana na kimwe cya kane cy'igihe kimwe. Ishusho rya gatanu. Ishusho rya gatandatu rirakomoka mu ishusho rya gatanu. Niba wakurikiye uko twanditse ishusho rya gatanu ryitwa shami nyabubiri rihagaritse cyangwa ricuritse, noneho turongera kandi gashami.
kamwe, rino rihita ryitwa shami nyabutatu. Shami nyabutatu mu butinde bw'amanota, buri nota ringana na kimwe cya kabiri cy'inota ryari banjirije. Ni ukuvuga ko shami nyabutatu ingana na kimwe cya kabiri cya kimwe cya kane cy'igihe. Kimwe cya kabiri cya kimwe cya kane cy'igihe kingana na kimwe cy'umunani cy'igihe. Umunsi tuzatangira kubiririmba uzabisobanura ku buryo bworoshye rwose. Ishusho rya nyuma ko twabonye ko tugira amashusho arindwi rirakomoka mu rya gatandatu. Wako ndi turi bushushanye ishusho rya gatandatu, shami nyabutatu rihagaritse cyangwa ricuritse. Noneho tukongera kandi gashami kamwe kugira ngo ibyo bintu bibe bitandukanye n'ibyo twe dufite. Iryo rizitwa shami nyabune. Mu gupima ubutinde bw'igihe, ubutinde bw'inota rizaba ringana na kimwe cya kabiri cya kimwe cy'umunani. Kimwe cya kabiri cya kimwe cy'umunani kingana na kimwe cya 16. Ngaya amashusho arindwi. Iyo rero tugiye kuyakurikiranya k'ubu buryo, turaza gusanga dufite interuro imwe itwumvisha uko asumbana mu butinde. Iyi nteruro turayigarukaho hirya gato tugiye kuvuga icyitwa igiti cy'amanota. Nyaboneka we tukiri kumwe utibagirwa subscribe, like turayikeneye. Muri comment turakira ibibazo n'ibitekerezo. Niba hari ibyo ndi kwandika nabi, hari ibyo mutari gusobanukirwa, mubishyire hariya rwose, hanyuma tubasubize. Hanyuma musharinge n'abavandimwe n'inshuti zanyu, dusangire ubumenyi. Turagaruka mu kanya. Turagarutse hamwe n'isomo ry'umuziki. Twaganiriye byinshi cyane, ariko ntwibagirwe gukora subscribe. Nyaboneka turagukeneye rwose. Ibuka gukora share, like na comment. Turakira ibibazo, ibitekerezo, ibyifuzo, icyo mubona cyahinduka, icyo twakosora mu myigishirize yacu, kugira ngo bikomeze kugenda binogera n'abandi nabo muzabiha bitewe nuko nabo mwabikunze. Tumaze no kureba inota dushingiye ku ishusho ryaryo. Inota turimo tuvuga uko ryandikwa. Tubonye amazina arindwi afite amashusho arindwi bijyanye, ndetse n'ubutinde bw'ayo manota mu buryo burindwi. Kugira ngo tubashe gusobanura neza ariya manota, mwabonye ko duhereye kuri ruziga kumanuka kugera kuri shami nyabune, buri nota mu butinde ringana na kimwe cya kabiri cy'inota ryari banjirije. Ibyo bintu birandikwa, bifite uko byandikwa mu nteruro imwe, ariko kugira ngo tubisobanure neza, twabonye inota ryitwa ruziga nk'inota rinini kuruta yandi, ariko rikunze gukoreshwa kuko hari amanota manini kurisumba ariko adakoreshwa cyane. Yewe na shami nyabune hari amanota mato cyane kuyirusha ariko adakoreshwa cyane. Tuzabona impamvu zabyo. Nababwiye ko inota ryitwa ruziga atari zeru, ahubwo ari ishusho ry'igi kandi riberamye. Kuryandika ntabwo ari ibintu byoroheje cyane, ariko tugenda tubyitoza kugeza tubishoboye. Turimo duhera ku ishusho ry'inota rinini tugana ku ritoya. Buri nota rigenda ritanga amanota abiri dushingiye kuri kurikira. Ni ukuvuga ko ruziga izatanga ruziga nkoni imwe iburyo na ruziga nkoni imwe ibumoso. Mbese aho ushyizemo ikimenyetso cyo guteranya, wavuga ko kugira ngo tugire ruziga imwe bidusaba kugira ruziga nkoni ebyiri. Niko bigiye kugenda no ku manota akurikira ruziga nkoni. Ruziga nkoni imwe iratanga gahiri ebyiri, na ruziga nkoni yindi itange gahiri ebyiri. Ni ukuvuga ko hari tugiye kwandika
gahiri imwe, gahiri imwe, gahiri imwe, indi gahiri tukayandika ahangaha. Mbese dukurikije ikimenyetso cyacu cyo guteranya dufitemo hano, uruhande rw'ibumoso rwa ruziga rufite ruzigamo nimwe ruzaba rufite gahiri ebyiri. Mbese ruzigamo nimwe ingana na gahiri ebyiri. Twari turimo tuvuga ko ruziga imwe itanga ruzigamo ni ebyiri. Ruzigamo ni ebyiri ubu zigiye gutanga gahiri enye. Ni ukuvuga ko uru ruhande rw'ibumoso ruriho ruzigamo ni imwe ariko rufite gahiri ebyiri. Niba ruzigamo ari kimwe cya kabiri cya ruziga, gahiri ikaba ari kimwe cya kabiri cya ruzigamo ni, mu butinde bw'amajwi ni ukuvuga ko gahiri ari kimwe cya kane cya ruzigamo ni, kuko ni kimwe cya kabiri cya kimwe cya kabiri. Ntabwo byoroshye ariko turaza kubibara hamwe no kuririmba tuzumva uko iyo mibare igenda isimburana. Duhereye kuri ruziga nkoni na gahiri tugakomeza, buri nota rigenda ritanga amanota abiri angana n'inota rimwe rikurikiraho. Ni ukuvuga ko ruziga nkoni itanze gahiri ebyiri, gahiri imwe iratanga shami ebyiri, shami imwe itange shami nyabubiri ebyiri. Ni ukuvuga ko duhereye kuri gahiri dufite gahiri enye zizaba zikomoka muri ruziga imwe, zinangana na ruziga imwe uteranyije. Nitugera kuri shami, kubera ko gahiri imwe itanga shami ebyiri, ni ukuvuga ko hamwe na gahiri enye tuba dufite shami umunani. Hepfo ya shami hazaba hagaragara ko shami imwe itanga shami nyabubiri ebyiri. Niba dufite shami umunani, bivuze ko dufite shami nyabubiri cumi n'esheshatu. Munsi ya shami nyabubiri bisobanuye ko shami nyabubiri imwe itanga shami nyabutatu ebyiri. Ni ukuvuga ko hamwe na shami nyabubiri cumi n'esheshatu dufite shami nyabutatu 32. Munsi ya shami nyabutatu haraza shami nyabune. Shami nyabutatu imwe niba ishobora gutanga shami nyabune ebyiri, ni ukuvuga ko shami nyabutatu 32 zaba zingana cyangwa zitanga shami nyabune 64. Ikitonderwa duhereye ahangaha, iyo tugeze kuri shami twabonye ko ishobora kwandikwa gutya cyangwa se ikandikwa gutya. Iyo twanditse turengeje shami ebyiri, mu buryo bwo kuzihuza dushobora kuzandika gutya. Turengeje shami ebyiri, ndabisubiramo, iyo twanditse turengeje shami ebyiri dushobora kuzandika gutya. Uyu murongo ugaragaza ko izo shami ziyunze, nubwo buri ikomeza kwigenga mu gaciro kayo, ariko izaba yafatanyijwe n'iyo bikurikiranye. Iyo zireba hasi tuzazandika dutya. Twahereye kuri shami, nituza kugira shami nyabubiri zihagaritse, nuko ko zaba zanditse gutya. Iyi mirongo y'inyunge, iriya mirongo yunga izo shami zaba ari ibiri. Nituza kugira shami nyabubiri zireba hasi gutya, uyu murongo wa kabiri uzaba urimo. Kugenda kugera kuri shami nyabune dushobora kugeraho twandika shami gutya iyo zirenze ebyiri ziyunze. Noneho tukaba dufite uturongo tune hano bitewe no kwandika kuri shami nyabune. Igisobanuro nyamukuru cy'ishusho ry'igiti cy'amanota tugiye kurisanga muri iyi nteruro. Ruziga imwe ntabwo ari 10 ingana na ruziga nkoni ebyiri, nibyo twabonye hariya, ikangana na gahiri enye, ikangana na shami 8, ikangana na shami nyabubiri 16, shami nyabutatu 32, ikangana na shami nyabune 64.
bisobanuye ko iyi nteruro uyifite mu mibare uba ufite icyo twise igiti cy'amanota, uba ufite agaciro rusange k'amanota yose tuzakenera mu buryo bwo kwandika. Mbibutse ko iri ni ryo nota rinini rikunze gukoreshwa, ariko si ryo rinini kuruta ayandi. Iri ni ryo nota rito rikunze gukoreshwa, ariko si ryo rito kurusha ayandi abaho. Tuzareba ikibitera kugira ngo iri rinini hirya y'iri ngiri rikoreshwe. Tuzareba ikibitera kugira ngo iri rito hirya y'iri ngiri rikoreshwe. Twari turimo tuvuga uyu mwanya inota mu cyiciro kimwe cyitwa uko ryandikwa cyangwa uko ryanditse. Ni ishusho n'agaciro by'inota. Ushobora kugira menshi ukaba ishusho n'agaciro by'amanota. Ndakibaza ariko niba wakoze subscribe, ntabwo mbizi, niba wabyibagiwe ibuka. Hanyuma like turayikeneye. Ibi bintu turabisangira n'abavandimwe. Niba byakuryoheye kuki abantu utabaha share rwose ubidufashemo. Ariko nicyo utasobanukiwe neza cyangwa se igitekerezo kindi waduha, aho ubona tutari kubitunganya uko wumva bikunogeye, bishyire muri comment, hanyuma tuzagarukana igisubizo ku isomo rikurikiraho. Ndabashimiye rero mwese abo tuba turi kumwe. Ngende Bahatiwe Laris. Iri somo riratangwa na Chorale Christus Regnat. Bye bye. Naho utaha.